Reka dufate iminota mike cyane, mike rwose ishoboka, tubereke tumwe mu tuntu tw'ingenzi cyangwa se utuntu dutangaje tutagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, tukaba ari utuntu twaranze ubukwe bwa Vestine na Idrissa. Vestine nyine murabizi ko yari afite ubukwe nyine bwaranzwe no bwatashywe n'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Hakaba hari utuntu rero tutatunzweho kamera cyangwa se ngo tube twagaragajwe kuri izi mbuga nkoranyambaga kandi twagiye tubera muri ubu bukwe, tukagenda tuba mu buryo nyine cyane cyane nyine dushamikiye kuri aba bantu bakomeye cyane b'abasitari muri iki gihugu, muri showbiz nyarwanda, batashye ubukwe kandi babwitabiriye ari benshi. Tutaratangira kubereka uko bamwe muri ibi byamamare bagiye bitwara mu buryo bugiye butangaje, wenda butagiye bugaragazwa kuri kamera cyangwa se kuri izi social media nk'uko mwakunze kubibona byagiye bitrendinga mu byagiye biranga nyine ubu bukwe bwa Vestine na Idrissa. Murabona ko Vestine nawe yigeze gufata umwanya mutoya yirengagije ko umunsi wari uwe kandi ukomeye mu buzima bwe, yafashe umwanya agasusurutsa abitabiriye ubukwe bwe atitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ndetse nyine murabona ko yafatanyije na murumuna we basanzwe baririmbana mu itsinda ryitwaga nyine Vestine na Dorcas. Reka rero tugende twinjira kuri buri umwe mu basitari uko bagiye bitwara mu bitabiriye, dore ko bari benshi ku bwinshi bitabiriye ibi birori bidasanzwe bya Vestine. Mbibutse ko mukomeje kubana na Nit Media Kigali. Niba nta na rimwe wigezweho ubufasha bwa subscribe, waduha ubwo bufasha rwose ugakoraho, byaba na ngombwa ugafungura n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Gukora kuri subscribe ugafungura n'inzogera ni ibintu byoroshye, ubwo ku bakoresha igifaransa ukaba ari gukora kuri sabone, tukajya dukomeza kubana, ukanakora no kuri like nimba tukunze ibyo twaguteguriye. Inkumi n'abasore bari babukereye, bambariye abageni, bameze neza cyane, bari mu isura nziza, aho byagiye birangaza bamwe mu byamamare cyane cyane bamwe bakunze gushinja ko badashaka gushaka. Barebaga abakobwa beza n'abasore beza, mbese nyine bikaba ibindi. Reka dukomeze dutemberane muri bimwe mu bintu bitagaragaye ku mbuga nkoranyambaga byaranze ubu bukwe. Votre chou, votre chéri, qu'on puisse nous offrir. Ils nous ont accepté. Maintenant, ils ont envie de vous voir. Comment est-ce que vous êtes? ubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, by the authority I'm given by the word of God, kandi nkabihabwa no kurambikwa ibiganza by'ababyeyi, and by the hand that was laid to me by the parent. natuye ku mugaragaro I command today, imbere y'abantu, before people, imbere y'Imana, before God, ko Idrissa that Idris abaye umugabo wa Vestine, is now husband to ndetse Vestine, Vestine abaye umudamu wa Idrissa. and Vestine is the wife of Idris. icyo Imana yahuje ntihakagira umuntu utandukanye. Whatever God has united, no one will Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka umuha uhobere please. Hug her please, and you may kiss your bride now. You may kiss your bride. Come on, Idris. You may. Okay.
Mu munezero n'ibyishimo bitagira uko bisa, murabona ko Vestine yari yishimye pe! Nubwo benshi bakomeje kugenda bibaza ku mugabo we wo bakoze ubukwe kuri uyu munsi, bamwe bavuga bati ese kuki atirekura cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo bigaragarira buri wese, kuki pasiteri hari aho yamusabye amwinginga ati gerageza byibuze rimwe usome umugeni wawe kuko kuri ubu ngubu yabaye umugore wawe, ariko Idrissa umugabo wa Vestine agatsemba akanga rwose ntabikozwe. Ibi bintu rero byakomeje kwibazwaho nabyo cyane, ariko reka dukomeze tubereke noneho n'ibindi. Dushimira abadukurikira mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo mubonye umwanya wo kujya ku rubuga rwa YouTube mwihutira kuza kuri NIT Media mukareba ibigezweho biri gutrendinga byatangajwe. Ku bantu mubanye natwe bwa mbere, mwibuke kudusigira ubufasha bwa subscribe, mufungure n'inzogera, munakore no kuri like.